ya Rayon Sport iyi kipe ikunzwe, iyi kipe izakina amarushanwa nyafurika, haravugwamo amakuru menshi cyane. Ndagira ngo Karenzo dufashe twinjizemo, ariko nkuko gutunga intoki ze nyine yatwemereye ko ari we yatwinjiza. None se oya urumva ko ikibazo naringiye kumubaza aragikwevye atajya kuko nungiro kandi ntazi ikibazo naringiye kubaza ka Eme afite amakuru ya Rayon, ariko amakuru naringiye kugusaba kutwinjizamo urumwe mu bayafite ndabizi neza, wenda Neymar yafite, ariko dukeneye kuyatwinjizamo. Haravugwamo parite ebyiri muri Rayon Sport, ayo si amakuru mashya bivuzemo, ariko ubu noneho ngo byamaze kuba clear. Harimo impande ebyiri. Hari uruhande ruyobowe na perezida wa FC Tade, hari uruhande ruyobowe na nubwo ni perezida wa board niko wabyita, inama y'ubutegetsi rwa Paul Muvunyi. Irumvikana kuri transferi zigiye gukorwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ayo makuru ari cyo yaziho kwizo mpande ngo ntago bishoboka, sibyo aba bafite ibindi batumvikanaho, ariko transfer se byahorera ntabwo muri babajyanama benshi ariko body wenda yajya inama, ariko transfer ni za perezida w'ikipe, ibyo ntago sinibaza ko babipfa. Wenda bashaka kugira ibyo batumvikana, ariko ntago sinumva byaba issue. Hashobora kuba hari wenda ibindi, ariko ibyo bya transfer sinibaza ko Muvunyi mbona ari umuntu ubyivangamo gake, ntaga bijyamo. Eme ayo makuru ari cyo yaziho kuri izo mpande ebyiri ziri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ahubwo wenda iyo uvuga perezida wa equipe na vice perezida we, ubwo ni Tade na Prosper aho uretse ko nsubije icyo warumbajije. Yego hari icyo yaza ayo makuru, ndavuga nibivugwa hanze. Ntekereza ko cyaba ari ikintu kidakurikije amategeko arebana n'amategeko shingiro y'umuryango, kuko hari komite ishinzwe ku executa cyangwa se gushyira mu ngiro ibintu cyangwa se ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe, kubihuza rero n'inama y'ubutegetsi nabo ubwabo habaye hari n'ubikora. Ntekereza ko ari byo bayirengagiza byinshi, wenda yajya inama kwaba ari ukuvanga, yajya inama kubera ko wenda financial yashobora no gufasha, ariko simbona ari ufata umwanzuro yimpoza. Nyine nimba rwose wenda ubwo reka arashaka kubibajije afite amakuru, ariko nimba byarabaye cyo se harabaye gisa n'icyo ngicyo, uwo mu nama y'ubutegetsi rwose yaba ari ugukabya, ntago biri mu nshingano zabo mu mategeko shingiro y'umuryango wa Rayon Sport. Uhari uko bimeze Naisa, nayo mpamvu buriya muri ya nama yabaye yahuje za fan clubs yabaye mu Nzove. Yego, niyo ngingo ahubwo Karenzi mu byo yaravuze babaye nk'abikomozaho kubirebana no kutumvikana hagati ya perezida ndetse na vice perezida, kuko nibyo bihe ubwo niyo makuru ahari bageze ku byo kurekrita baha ijambo Prosper nka vice perezida ushinzwe technique, arumva kugira ngo agire ibyo avuga. Avuga ko nyine ari byo bari gukoraho ndetse na budget bari gushaka kugira ngo ibintu bigende neza, ariko binaba ngombwa ko babwiza ukuri bati ntimuhuza, ntimubanye neza, biravugwa mutubwiza ukuri, atumwe acuruza umwuka undi nta makaro, ntabwo twumva icyo mwakagombye kuba gupfa. Urumva ahubwo ubushobozi mufite mwembi bwa kubaka ikipe ya Rayon Sport irambye. Urumva kuba byarageze aho ngaho kuri uru rwego bivugirwa mu nama nk'iyo inama ya fan base irimo abantu bo muri fan base, ni ari assemblée générale, kuko n'ubundi nibo bayitabiriye assemblée générale ara majorité. So urumva kuko karimo kandi kuko natwe twagiye tubigarukaho, even na yabaro nigeze kubabwira hanga bayivuze muri iriya assemblée, amene muri iriya nama yabaye bati perezida kuko twumvise mu itangazamakuru avuga ko ari bo wandikira RGB. Perezida aribasobanurira arababwira ati bisa nkaho ari byo twagombaga gutambamira, irebana na stati kugira ngo idapasa.
bisa nkaho nyine ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu donc ibyo tuzabishakira umwanya twajye tubigarukaho bihagije. Aya makuru tugarutse hari icyo yaziho igiheruka ni cyuko mu migurire abo bayobozi yaba Tade yaba Prosper cyangwa na Tade ubwe yarafite abajyanama benshi bigatinza recruitment perezida se naba mu perezida nababa abajyanama nk'aba wa mu perezida birangira rero bagiye okay abajyanama ba perezida bakaba benshi niba tuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe y'abafana ntabwo icyo abantu bagitindaho ni igisanzwe ariko ninde uri mu nshingano yo kugira ijambo rya nyuma ku gikorwa kigiye gukorwa hanyuma ariko umutasi ari kutubaza nanjye ndashaka umubaza yego kuri umutasi yego iyo dosiye tugiye kwinjiramo hari ahantu itangazamakuru twaba turi kwivangamo y'imigurire muri Rayon Sport itangazamakuru abantu dukora uyu mwuga nyine cyangwa bisigaye ari bisanzwe kuba twabifatanya no kuba ba agent de joueur havugwa byinshi ariko muri dosiye Rayon Sport n'ubwa mbere numvise itangazamakuru havugwa byinshi ariko ubu ni ubwa mbere numvise itangazamakuru muguriye muri Rayon Sport ubwa mbere nk'umunyamakuru akaba yafata akaboko mu kinyakabuza ntari n'ubwa mbere byumvise seriously speaking ntumusabe kurahira twigendere yasubiye ariko ntago ari byo Rayon Sport ifite komite perezida Tade yashyizeho komite ya recruitment imaze kwishyiraho yashyizeho Irambona Gisa usanzwe n'umuyobozi Gacinya Chance Denis yego ngira ngo na perezida nyine sinzi niba hari undi nese Prosper ko atamushyiramo kandi ari ubishinzwe Prosper ari muri komite wasanzwe muri komite ni vice president nyine tekinike oya ni umujyanama ariko muri komite uvuze komite ya Rayon Sport association Gacinya arimo Prosper ni vice president ushinzwe tekinike niwe wa mwuka nakubwiraga nyine uri muri Rayon Sport hagati ya perezida na vice president sibyo iyo ni realite ihari ntago bahuje ku mikoranire ku mirekritire harimo ibibazo iyo ni realite none se niba Gisa Irambona yaje na perezida Muvunyi technique directeur technique ibyo abantu bitiranyaga nanjye nitiranyaga ariko nibyo twaza tuvuga ni Prosper na nibyo twaza tuvuga no vuga ngo biramutse binabaye kuri nama y'ubutegetsi ntekereza ko byaba ko n'abantu baza amategeko bari abantu kuri batatu bari mu nama y'ubutegetsi ahubwo kuri ibyo Prosper byo biri obvious nyine byaravuzwe ntibumvikana nyine hari ibyo badahurizaho ariko bitari bishya kuri Prosper muri komite zose yagiye aba mu ikipe ya Rayon Sport yatabaga ari muri komite guhuza nawe nibyo bibari inkura kenshi utangaje ibintu bikomeye guhuza nawe gutese ubwo uvuze ko ari kibazo niwe kibazo kuko bisese ahubwo ashobora kuba ari umuntu utaba convinki wenda n'imiyoborera kenshi ariyo mpamvu abari benshi banavuga batari ku wazayimuha kayibyimba nk'umuyobozi wenda ibyo bitekerezo bye dahuza n'abandi inshuro zose akabyimplanta none Amina kabishyira mu ngiro nk'umuyobozi mukuru w'ikipe ya Rayon Sport urumva uriya mukinyi wo mu Rundi ngo agisinya yego muri Rayon Sport vice president ushinzwe tekinike yanditse kuri groupe ngo congratulations urumva ubwo ngo hari umuntu warushyizeho ifoto ya perezida asinya ishuri ya mukinyi avuga ati felicitation arangije ahita yandika munsi ngo uriya uyu ni inde urumva abaza wa mukinyi basinyishije wasinye kandi ari vice president ushinzwe kandi ari vice president ubwo ntabwo yabyumvise ubifite mu nshingano bivuze ngo ntazi ntiyarazi ibyabaye niyo message nyirizina yarashatse gutanga ubwo nta namwemera ariko waje babyumvikana ariko se wowe waza mu kuza kwa Lotfise yabigizemo uruhare rukomeye Prosper cyane aho rero ntabwo wavuga ngo ibitekerezo bya ntabwo bihabwa agaciro kandi uzaba ushingiweho kubazwa umusaruro umutoza mukuru ariyo wagize ijambo rikomeye ryo kumuhageza urumva nyine nibyo ndimo nkubwira perezida wa ekipe sibyo yego ubundi niwe muyobozi mukuru niyo mpamvu niyo bigiye mu matora hari icyemezo batumvikanaho sibyo hari icyemezo batumvikanaho
ijwi rya perezida rigira abiri niko bisanzwe ubu turi hano turi bane sibyo babiri tukavuga wenda ku ngingo runaka jyewe na Nahisa tugatora iki Eme na Rikari bagatora iki sibyo kugira ngo ikintu kigira agaciro umuyobozi wa siporo ari we Eme ijwi rye ryagira abiri sibyo kuko ni umuyobozi wa siporo umuyobozi w'ibiganiro niwe muyobozi wa siporo ubwo icyo gihe ijwi rye hariya mu idirishya ruhakanye ibyacu arubuze ko arahakanye azamuye oya naturabura ariko ari puru atesike niyo baba ryaba niryo ryaba magnifique ndabona yamaganye kure kabisa ryaba rifite abiri byaterwa ariko nicyo tudebata niko bigenda ni ukuvuga iki muri komite ya Rayon Sport icyo ntemera jewe nta kwemerera na Tadeyo nta kwemerera na Prosper sibyo nuko Rayon Sport itandukanye na Gasogi sibyo KNC yabyuka agakora ikintu uko agishaka ukabyumva cyangwa haji muri gorira haji yabyuka agakora ikintu uko abyumva sibyo ariko mu ikipe itari yawe y'abafana mu miyoborere myiza urobrije gukorana n'abamwatoramo sibyo ntabwo ari amahitamo ni itegeko n'ikitegeko riba rivuga sibyo ni nayo mpamvu baguha komite nyine kugira ngo utazafata ibyemezo byawe bwite bishobora kuafekita ikipe sibyo kuko KNC ashaka kubyuka akavuga ati wowe Alekirasa ndakwirukanye sibyo n'umuzamu yahitaga mwirukanye cyangwa ndakuzanye ntawe umuvuguruza ni ikipe ye sibyo yego niyo byagira ingaruka arazirengera ku ikipe niye bitandukana rero n'izi kipe za Kiyovu Reyo nka pera ariko hapene nta muntu wafata icyemezo ariko cyane se ntiyagifata nawe biragoye abafite komite abafite komite yagira vice president nubwo badahari ariko agira komite abantu bakabyumvikanaho yego ikipe itari y'umuntu ibyo byose sinibaza ko iyo mikorere yaba ari myiza mu mikorere myiza murumvikana iyo mutumvikanye ku kintu sibyo haba hari icyo amategeko ateganya haba hari izindi komite haba hari nkemurampaka hari n'abandi ku buryo imikorere nyine iba smooth mukumvikana ni nayo mpamvu iyo hari ingingo mutumvikanaho muyishyira muri komite nyine wowe urabivugaho iki wowe urabivugaho iki genda yibona gutya ajya sinyemera gutya ukoze rero wenyine birashoboka kuri perezida w'ikipe gufata icyemezo sibyo ugakora ikintu ariko ntabwo aba ari imikorere myiza icya kabiri iyo habaye backfire sibyo iyo habaye iyo bitagenze neza ba bantu washyize ku ruhande utagishije inama ukora cya kintu ubwo nyine ntabwo bakubakinga kuri cya kintu urimo urabyumva yego so mu mikorere myiza njye nibaza ko komite yatowe n'abafana komite yatowe n'abanyamuryango iba igomba kubaha kuko buri wese ku giti cye aba afite mandate yahawe n'abafana sibyo iyo rero bidaciye muri iyo nzira imikorere ntabwo iba ari myiza ariko nanone nkavuga ngo iyo amazi abaye make aharirwa imfizi sibyo usoreje ni sawa iyo bibaye ngombwa ko hari icyo abantu bananiranywe gukorana perezida agomba kugira imbaraga kurusha visi perezida ariko ni imikorere mibi sibyo ariko se uwo visi perezida ariko iyo bananiranywe ntabwo biri mu nshingano ze ibi ntabwo biri hari amakuru numvise urumva ikintu cya mbere badahuza wenda ntaguciye mu ijambo Prosper aravuga ati jyewe ndi visi perezida ushinzwe tekinike sibyo ibintu bigomba kuba biri mu biganza byanjye ibintu nibyo ugomba kuba ubifite sibyo ariko bitavuze ko mfata ibyemezo jyenyine ngomba kuvugana namwe mwese dufatanyije ariko nkabigiraho ijambo akavuga ati umuntu witwa Hussein sibyo twarumvikanye twumvikana umutoza mbere y'uko asinya yatwoburije uwo muntu witwa Hussein ko agomba kuba ari hafi sibyo nk'umuki nk'iki
umujyanama ntabwo mbizi ariko yaba umujyanama w'umutoza yaba umujyanama wa komite mu bya tekinike yaba muki sinzi uko babyifuza nka Prosper perezida wa ekipe akavuga ati no dufite Irambona hano sibyo abifite mu nshingano ntabwo Hussein akenewe sibyo umutoza akavuga ati ariko mbere yuko nsinya twumvikanye ko jyewe mfite umujyanama nzakorana nawe muri Rayon tumaze amezi 2 dukurikirana abakinnyi dukurikirana ibintu byose tureba ekipe tuyanaliza kugira ngo tuzagere ku ntego zacu perezida wa ekipe ibyo nabikozwe waravuga ati no njyewe niba ndi perezida wa ekipe ngomba kuba nyimetiriza umukinnyi uzamo ngomba kuba mumetiriza ubwo of course nawe afite kampu afite abajyanama be sibyo iyo niyo reality ni ukuvuga iki rero uyu munsi igikenewe muri Rayon Sport nuko izo mpande zombi zahuza niba bishoboka sibyo niba bishoboka niba bidashoboka mu nyungu z'ikipe abantu badakorana neza bagomba gutandukana sibyo bagomba gutandukana bakavuga bati no niba Prosper udahuje na Tadeyo umwe agomba kubisa undi mu nyungu z'ikipe sibyo ubwo niba Tadeyo adashaka Prosper agomba kuva muri komite umutoza yazanye agomba kuva muri komite sibyo sorry muri staff ntuza perezida agakora ibintu bye nawe nka perezida kuko at the end azabibazwa nawe nka perezida w'ikipe sinzi niba tujyana niyo amazi yabaye make araharirwa yabaye make aharirwa imfizi umusaruro uyu munsi ntabwo igikombe Jean Fidèle yabuze tukibaza nde Roger cyangwa Kayisire tuvuga perezida Jean Fidèle imyaka ine Jean Fidèle yamaze ku ngoma yafashije ikirere tuzavuga ngo umwaka wa mbere Tadeyo umaze nta gikombe atwaye n'uwa kabiri nta gikombe azatwara sibyo ni nayo mpamvu hari icyo bita accountability mu ikipe itari yawe sibyo kubazwa inshingano hari ni kimwe swat bahuze bakorane swat Tadeyo asaba ati ngewe mu nkize vice president simushaka aranzanira Hussein simushaka aranzanira uyu mutoza nago mwemera Bakame simushaka uyu n'uyu simushaka ndabona bitazatuma ngera ku nshingano cyangwa ngera ku byo niyemeje nka perezida sibyo ni mu muhindure kugira ngo nkore neza sibyo kuko niba ushyiraho timu ya recruitment itarimo uwo mu vice president kandi biri mu nshingano deja birerekana ko batari kumwe aho ntago bari kumwe ntago bumvikana niba komeza rero kuba abanyarwanda bakaryaryana bakumva bakorera muri uwo mwuka ntago equipe nizabihomberamo ariko kare hari ibintu bibiri nyamba numva abantu bakwiye kumva cyane ko abagabo ni n'abantu b'inararibonye hari ibyo babonye byinshi n'abantu bakuru kandi buriya ntabwo wagera ku rwego nk'urwo bariho mu butunzi uri umuntu utazi ubwenge biragoye kugira ikipe sometimes dukwiye no kuzubahana isa ekipe tukazubaha nka institution ntitwumve ko ari ikintu kiraho umuntu wese yakora ibintu ko abyumva ku mpamvu yitwa iyi ngiyi nimba umutoza ashobora kuza kuvuga ati ngewe turaza gukorana akazi aka na isa ariko ikintu bisaba ni kimwe mfite umuntu ungira inama ndashaka umugira nk'umuyobozi ugenda ushinzwe ibya tekinike muri ekipe yawe ukibaza nimba inama ze zizumvikana cyangwa zizakora neza kuko afite iyo poste muri realite bashakanye abakinnyi bakora n'akazi kose n'uwo mutoza ariko bisa nkaho umuntu yaba yarabikoze afite iyo promesse yo ko ibyo bintu bizaba cyangwa se akaba yakomeza gutanga izo nama nkuko n'undi zimwe hari kandi mutoza ngo yabiri muri obligation yatanze mbere yo gusinya ariko nicyo navuga cyo kubaha equipe umutoza kugira ngo asinye amasezerano akakobrije directeur technique niyo mpamvu mureka iyo utabiyemera urumva Eric Irambona ruhari yarari nka nk'iki uyu yarahaguma nta n'ikintu namuvana simbibona ibyo byaba ari rwa rugo rw'umuntu udafite igitsure rwinjirwamo n'uwo ari we wese nahisa kumva ngo umutoza ngewe ndashaka akazi nuba inshuti n'umutoza family twe tifi
ubu utazahita kongera muri kontra avuge ngo nkeneye nahise kujya kuyobora media muri Rayon Sport. N'uwo umutoza nabo inshuti na Rikari azahita avuga ati none saza nkeneye yuko muri buze kongeramo na poste yo kuvuga ngo nkeneye chief scout witwa Shimwe Rikari. No, ibyo ntabwo ari byo. Bivuze ngo ngemeze nk'umuntu utagusanganya igitekerezo cy'ibintu ugomba gukora nje kukubakira ibintu uko bimeze. Numva ate n'ibintu abantu bakwiye no gupfa ku rundi ruhande. Nibyo hari ukuntu ngo bibiri birangira bitagiye mu nko nimwe ariko nyirizina ku mpamvu y'ibintu byakagombye kuba ari bifitiye inyungu equipe nk'uko Karenza bivuga byatanga umusaruro. Rika ari information yanguye mu gutwi yego numva mbaye desi ariko ku rundi ruhande nyine numva kagomba guharirwa impfinze mugani wa Karenzi. Niyo mpamvu yavuze ubusi ebyiri ariko numva igishoboka ngendanye n'ibyo numvise kuko nyuma y'uko uyu mukinnyi yasinye abantu bashobora kuba baranaganiriye ntibaganira neza kugeza n'ubwo umwe ashobora gutangaza ati ibintu ni bibiri natayoboka ntabwo tuzakorana. umwe muri abo babiri uyoboka birumvikana Prosper natanyoboka ntabwo tuzakorana nicyo bivuze ikintu cyumvikana rwose biri obvious kandi no mu bayobozi bakuru mu nama y'ubutegetsi iyo message barayifite ariko ntagucemera. niyo mpamvu rero uvuze statement ikomeye cyane ari assemblée générale hakenewe ko bibonerwa umuti muri Rayon Sport. Abo bose bavuga gutyo ariko hari umuyobozi hari igikomerezwa cyo muri Rayon Sport bose buba nyakubahwa Paul Muvunyi perezida w'inama y'ubutegetsi, kuko ntekereza ko niba bimeze gutyo niba atadavuga ko adashobora na Prosper atayobotse batakorana ntekereza ko hakenemo tushe y'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ndetse n'aba Dr. Rwagacondo bari muri board. Sicyo se siyo mpamvu banaje bakubaka Rayon Sport bimeze gutya. Igitekerezo cyo gukuraho urwego rw'ikirenga sinigeze nyemera siko bibaze baza nka intermediate bakabahuza bakavuga bati kugira ngo Rayon Sport igere ku musaruro ikeneye yuko mwebwe mwumvikana. Uwa technique arakubwira ibijye bya technique mu kazike, president nk'umuyobozi akavuga ati nanjye ndashaka uyu mwanzuro ko ushyirwa mu bikorwa. Nahisa ntagucemeza atabaye intermediate hano ntagucemeza kubera ko umuntu yagenda simbona Prosper mu kiwari mugomba wenda avuga n'ibya technique cyane ariko Prosper afite amafaranga ye sibyo kandi Rayon Sport kandi ari cyo nshigano bamuha kandi Rayon Sport ariko ntaho utayafite nibyo nkubwira nawe arayafite kandi Rayon Sport uyu munsi ikeneye amafaranga bose bayatanga icyo kibazo Rika amafaranga ngewe icyo mbona iyo haba atari Prosper ntabe na Tadeyo yego akaba ari undi perezida n'undi vice perezida mu by'ukuri ibyo buri wese yifuza birumvikana sibyo baramutse bahuje byaba byumvikana sibyo kuko perezida wa equipe abagomba kugira control kuri equipe kuko nibazwa umusaruro ibyo bashaka gukora bizabazwa Tadeyo. None se Prosper nawe akavuga ati ariko se cyetse niba ntacyo maze muri iyi komite sibyo wenda naratorewe nk'ifoto ariko niba ndi vice president ashinze technique ntacyo amaze gute yazanye umutoza icyo avuga ariko aravuga ati none se niba umutoza tumwumvikanyeho n'urugero oya niba mwumvikanyeho agasinya ate none se yagiye gusinya ariko Tadeyo yaje mu rwego perezida ari we wabara ko umutoza yari gusinya perezida kare hari ikintu wavuze hano gikomeye cyo kuvuga ngo kuyobora sometimes hari igihe wemera n'ibitekerezo byande bigashyirwa mu ngiro pour kubalansa aho rero niba nicyo cyakozwe suko perezida yemeraga Fahamiye Tadeyo ntabwo yemeraga Fahamiye kiza abavandimwe arararama yego iyo situation imeze gutya wakenewe ukuri guhari nyine reality nuko niba Tadeyo yaremeye au départ ko umutoza asinya sibyo abizi neza ko ari Prosper wamuzanye umushyigikiye kugira ngo amwereke ko ari umuntu bari kumwe nanone na environnement y'imikorere sibyo Tadeyo yemera ku ruhande rumwe sibyo none se uremera umutoza niba ugiye kumusinya urugero niba ugiye kumusinya akubwira ati nkeneye umujyanama umeze gutya
nkeneye bakame nk'umutoza w'abazamu nkeneye coaching staff y'Afurika y'Epfo ninde Ayabonga coaching staff ndabyemera it's fine icyo ntemera ni ukuvuga ngo kuba nakuzaniye umutoza ntabikwemera kugira ngo nkwereke ko nawe uri umuntu duha valeri ibyo ukora n'uwo mwanya wafashe ukajya kuganiriza umuntu n'iki tukaba convince ko twamuha akazi ariko ntibivuze ko n'ibindi byose bikurikiraho mu birebana na recruitment burebana no kongeramo gushyiramo poste muri equipe atanso gushyira Hussein muri office uzahangayika atahembwe ntabwo ari Prosper nawe arimo ariko si kimwe donc baracanga iyo bagiye guhemba yes ariko no si kipi zahora ari ugucanga njye nicyo nababwiraga donc icyo bivuze icyo nemera hakaba hari environnement nziza iyo bwumvikane kuko iyo ahantu hajemo gupezanya buri wese agashaka kwerekana ko yagiye buri wese afite team ye kuko urumva umutoza Prosper afite abantu uriya muyobozi bumwumva igikomeye cyanabaye ni kuri uyu mukinnyi wo mu Rwanda niyo yabaye nka koze imbarutso sibyo ese yaje isanga umutoza yohereje hari ibibazo hari bya rotifi n'ubundi imbarutso hari bya rotifi ariko boroshe byitwa imbarutso kuko hari hasanzwe hari ikibazo urumva rotifi n'abo bajyanama be ba Hussein n'abandi sibyo bamaze igihe muri ibyo bya recruitment babitegura bashaka abakinnyi babareba bari kumwe na Prosper byose urumva Faustin na Prosper urumva noneho uyu murundi araza umutoza arabaza ati uwo mukinnyi yazanywe nande ko twumvikanye ko nasinye kontra kare kugira ngo umukinnyi uri businye muri Reyo mbanze mwerekwe sibyo nanjye nshyireho igitekerezo cyanjye nk'umutoza w'ikipe sibyo so uwo murundi ukina kuri gatatu simwemera kubera iki namutumyeho muri yaje muri mukura gukora test mukoresha imyitozo ibyumweru 3 sibyo so kubwanjye mfite umukinnyi w'umugande ukina kuri uwo mwanya mbona nkeneye kurusha uwo mukinnyi kuko uwo mukinnyi ntashimye muri mukura sibyo iri munsi ya Reyo ntago akwiriye kuza muri Reyo uwo n'umutoza keretse niba yazaza agakora imyitozo nkongera nkamureba nasanga yarazamuye urwego nkurikije n'igihe muherukira sibyo icyo gihe twagira gute twamusinyisha ariko niba ntaramushimye muri mukura uyu munsi akaba aje muri Reyo ntamuzi rwose mubishyire muri mubimenye ko aramuka asinye nk'umukinnyi wa Reyo ntabigize bijambo ntamukoresheje test ngo mbanze murebe ntabwo nzamutoza aho rutufa ariko ari kwitiranya ko umutoza muri Rayon Sports ugira ijambo mu gusinyisha abakinnyi nyine nibyo ndimo nkubwira naho hari ikibazo sibyo keretse niba hari uwo uri mu promisinze akamubwira ati ni wowe uzagira ijambo ku bakinnyi bazaza niba ntawe mu promisinze rero agomba kwemera ko muri Reyo bishoboka ariko ku rundi ruhande sibyo ikibazo gihari si cyo ni imikoranire iyo haba hari imikoranire hari kubaho comparaison